munyihanganire kabisa. Nabuze ukuntu mbipfunyika kabisa. Okay, c'est pas problème. Uyu mwana we ndangiye kabisa ni neza cyane narashimye. Yangemereka agiye kuyangezaho utundi twana tubwiye dufite. Tumeze neza cyane. In special ko bajya utari twongera guhura. Bana ndi mu kazi, narindi mu kazi. Mugere ndi mu kazi numva arampamagaye. So nyita kazi. Ngira maze gusangira nawe. Rero nubwo nagwamagaye ngunza abazanye ibyuma byo kunywa nijya shira abana bagenzi kugira ngo bashe kumeza kugira mu yumvamo. Nako twongera guhura nusonge kuzomba ijipo ingana gutya uzamuraga kugira ngo mbone ameze kubona ibyiza bya. Ariko ibi bintu tuba dukora rwose ntago byemewe. Kandi nawe urabizi gwa abanyeshuri inzoga bari munsi y'imyaka 18 niyo baba bari hejuru y'imyaka 18 ntago byemewe rwose. Uko ngene rero babaye umunyamategeko kubajyana. Ntago byemewe rwose. Ibi ko nta hantu bitaniye no gucuruza abana b'abakobwa. Nicyo kibazo cyawe kandi uzapfuke nka wacana. Ugomba kusaka ifaranga ahantu hose. Ntago c'est pas nécessaire. None ufite ikibazo kijye. Ugimenye bikureba sha. Uhereze ho. Nta kibazo wezana. Nari binari. Ariko nyine turi oji. Nzajya ntureba. Hanyuma icyo nshaka kubwira agiye kugerageza kungezaho twana tumeze neza. Nawe ntazagira icyabura ara mu iduka rye najyaza akubwira ko akeneye amafaranga ujye umuhereza hanyuma naza akeneye icyo kunywa ari utwanaza arabanazanye ujye umuhereza nzajya mbaha ikibazo ubwe nzajya wandika nta kibazo icyo ushaka cyose nzajya mbaha. So uyu mukobwa ngira ngo niyo nkuje nawe ngiza mu gihe kibazo nabonye afite mu mutwe hameze neza. Ariko bose zantera akantu. Oya ntugire ikibazo. Zantera akantu kabisa. Kurabona ko abana ngo abari sawa. Ahubwo twari nagira ngo nsubire mu kazi nawe ku ishuri ariko se ubundi bigeze animatera cyakugira ikibazo se nawe twarabirangije nta kibazo byararangiye nta kibazo nuzajya uhagera umubwira ko ushaka kujya hanze ugiye gurana kamasa nta kibazo oya nta kibazo. Yes Dr. Kamasa ni Kamasa nta abantu bose baramuzuma oya nari bajya nkora umutipe twana twiza narabikwemereye ko nzabikora kabisa. Uragiye gusanga n'abandi bagenzi bawe. Reka twigendere ariko wowe usiye mu kazi ujye ukomeza ukora ibiti neza uraje kandi mu kazi. Allo? Oui. Mbwira ndimo ndakumva. Ngo iki? Dr. Kamasa? Ibyo byabaye ryari? Yagusabye ko muryamana kugira ngo kuvurira umwana. Ndimo ndakubaza ibyo byabaye ryari agusaba ko mwaryamana kugira ngo akuvurire umwana. Oya, mbwira nta kibazo navuye muri biro ndi hanze, mbwira wisanzuye, wumva umutima waruhutse mbwira, niteguye kukumva. Yego. Umwana wawe yavuriwe muri ibi bitaro se? Umwana wawe yavuriwe muri ibi bitaro? Yangane disi yangane. Noneho rero ikintu nkwijeje iki kirego ngiye kukigeza ku bankuriye ni ukuri vuba cyane urabona igisubizo. Ihangane mama Paul. Amana ubisiko nengera mu rugo bari kumujya. Ubwo uzi buri gihe uko mbwiye mama wanze kugusura ashaka kunkubita none uko namucitse ubu ngubu ni nari bubwire. Se no kubera iki papa ibibazo by'ababyeyi bacu babituzana. Buri gihe iyo mbibwiye mama arankubita ngo kubera ko papa yadutaye akajya kubana na mama wawe. Bahise wowe bakwemerera ukajya insura. Uziko n'ubu ngubu njyewe bahita banyemerera tukaza tukisurana. Kamwereka kwa papa wacu Amana natwika byereka wamwiteka amasana yose. Urabikwiye wamwute tumesaje. Arabikunda. Se ni Welcome. Oh, thank you, Koga. Oh, hanyuma nagize ikintu gikomeye cyane. Nijoro ntabwo nigeze ngwera.
gutekereza kuri wowe baza nzajya ngo ndajya mbikubwira kubona mu bantu ba mbere none nkimara kwinjira mu kazi usagira ni imyaka kawe so good wani sara kiko ugiye se basi kunekereza naba ni secondaire usikuru nari wakumbeye n'ubwo nje nari kumbuye cyane very nice gusa narakora akazi nubwiritse kwandika mazimisi mwandika kuri WhatsApp nkabona ntabwo uri gusoma ubutumwa bw'umwohereza ubutumwa bwo kugusubiza nagusubiza ariko ubungubu muri iyi minsi ndimo gukoresha akangatushe dore akangatushe ndimo gukoresha sorry I can do everything for you nakusezeranyije ko nzakora byose ku bwawe ni mu rwego yes ngakora atiwari ari impano kugeneye yifuza yes good wow gusa wakoze text cyane bikwiye gushimira kuko nemeje gukora byose ku bwawe ahubwo umva umutima wo gutera neza kubera ibyishimo byawe kuma sorry unless sponsor na muziki sama nuko ushobora kumenya nawe nkabwira dogiteri ko gatoya hanyuma se abarwayi ukubiye muri 13 bameze neza dogiteri gatwandika ni ikigo ndakeka atakintu gasanzwe ubona nta nubwo ubaha izina ryawe kuri dogiteri yes ndabizi I'm doctor yes umwana ungana nk'uri wagiye yubaha nka dogiteri friend ako buri umugore wazi ko afite umugabo umeze nawe madame madame azi neza ko afite umugabo witonda kandi mwiza cyane muri quartier azi neza cyane kabisa niko daktari kabisa ntabwo akuzi nawe reba igishimwe ifite amafaranga ifite akazi keza ibyishimo bigenda yenda kabisa icyo nimbura igishimo ushakisha ibyishimo kandi iyo uvuze gutwara umwana dogiteri uzi icyo nshaka kukubwira ariko ngaho basi niba umwana uri abantu basi toka sorry naribuze ngo niba umwana utazamenyera niri na rimwe umva nkubwire iminsi igisambo niyi 40 umunsi uzaba umwe ibyo bizajya hanze nutisubiraho nuko kandi nkubwire neza zisuzuma isubiraho cyangwa se wakabarura nta soni ok c'est pas problème c'est pas problème ushobora gusubira mu kazi kawe nta kibazo sawa Cego ko umukobwa mwiza usigaye wibwiriza no gukora uturimo two mu rugo yego mani ubwa inama mukuru wanjye yangiraga nasanze ari izi ni byiza agiye mwibuke kuza gukamisha yego mani narinsanye raporo n'abajyaye icara nta kibazo hanyuma sinibaza ndumva dore tumaze iminsi twumvaho ibintu bitari byiza none kandi nsanze watatse n'akana gato umwana muto uri muri stage ushobora kubwira gatoya ntabwo navugana n'abaganga
gusa ibyo turaza kubivugaho nyuma yerekeye abo barwayi bagiye gusezerera ibyo turaza kubivugaho nyuma nibyo ahandi arabikwiye rwose muri 13 ijya hino unsoma by'imyerekanye ijya hino by'imyerekanye ko reka ntabwo mba hari byinshi mba harimo gusobanukirwa neza hano kiriho kitagaragara ni ikihe asoma kugira ngo ubundi natwe tuganiraga umbici nta soni ubwo uri ufite ikibazo mu mutwe cyane nta soni watatse umwana muto none utari dogita ufite ikibazo cyangwa okay nta kibazo umva nacyo basi icyo nashakaga ni ibi nta kindi nawe bari muri 13 barashaka gusezererwa yego okay nacyo Shanine yakoze kunsura. Shanine nta kibazo nawe uzaze. Mu bantu twiganye niwe n'ukuri uje kunsura. Kamutari sitori nshyashya rero. Nawe ni umusheri uri koga. Ngeza ibiki Mwiza sana. uzi ibyo bintu abantu byangejeje kamutere sitori mvuge ngo ngiye gusura sheri wanjye urumva nsange yaneguye ikigabo cy'igikara Kingura. Nakubwiye ngo sohoka. Musohoke. Nakubujije kunzara abakobwa mu nzu zanjye. Nubu nkodesha ariko ntabwo nshaka kuva mu nzu. Sohoka. We mukobwa we guma ukumeze kandi uguma. We sohoka. Guma we mukobwa guma. We mukobwa gumaho. We guma. Sohoka. Sohoka kumwe sohoka. Sohoka. We gumaho kandi ukumeze. Gusaka reka musake baza batubeshera ngo mu ngo z'abasilamu ngo tuza tugira ibintu by'imitwe y'iterabwoba cyangwa ngo tuza tugira ibintu by'ibisasu uko uza ntabwo nakundi ngiye kugusaka igira hino musake neza ngiye kugusaka usake neza reka turebe kamusake kwanza reka mbanze nkinge neza une musake ndagusaka ndagusaka ngo ni kamasara uzigi cyankoreye kamasa neza karibu nitwa Eric ndi umugenzacyaha okay umwana w'umukobwa witwa Isonga Sandrine wamuzi ndamuzi umuzi w'iki kwanza nta muzi Isonga Sandrine nta muzi umudamu wabyariye hano itariki 5 z'ukwa gatatu waba umuzi abadamu nakira ari benshi cyane itekesha ariko ntabwo muri historique naza nkareba niba yitwa Emma reka bazi imbere hanyuma itariki 5 mu ijoro rya gatanu Emma ni njye wamwakiriye naramwakiriye ubwo rero nitugukenera tuzakubwira okay nta kibazo none njyanye kamasade ishobora kujya kwiga watangiye kuzana ibintu byiza cyane iki oya ntabwo washobora narize mfite amashuri yanjye mfite akazi mfite amafaranga reka nzajya uko bagenza uriya reka ntabwo bashobora ariko nkwiye kwisubiraho reka ibyishimo by'umugabo biba ku kirere cy'umukobwa ashaka nta bantu gusa gutya
Wowe umuntu wa mbere muri kino kigo turemera. Ariko bose. Cyakoze ahangaha moteri nawe bwacu. Ntabwo yashunanga ndi. Ntabwo yapfa kumenya ibyo Bazengo tumwe. byose rero rwanda umuntu ndemera witwa Kamasa umuntu w'umukire. Kamasa uramuzi? Umva Kamasa umuntu w'umukire cyane ukomeye abantu bya hatari byo. Abamuzi se babo? Ntabwo tunazi. Mwana ahubwo reka mbabwire akantu mugiye kumfasha. Nibwe nyine mujye mundeba utuntu tubebe ni umuntu urakunda utuntu tubebe. Mujye mundeba utuntu tubebe dufite inyuma heza cyane rwose n'umupasi namwe murabyumva harimo akantu tusibye. None bisobanuye ko umukomisiyoneri. Yego mwana. Mwebwe umukomisiyoneri umugezaho utwana mutwe twose ugamwe mujye mukora imiti bya hatari kandi namwe murabyumva. Naho ngaho ndataka cyane rwose Ibyana byo birahari kabisa. Ibyana byiza nawe wabyumva bifite inyuma heza. Ntabwo byumva. Ese ntabwo mva igihe umuntu aba yakomangiye. Umva Peter ndashaka unsobanurira ibyo ndimo kumva ku mugabo wanjye nibyo cyangwa si byo. Uravuga iki? Ibyo ndi kumva hano hose ndashaka unsobanurire ni ibiki. Hirya ntabyo nzi uri kumvira. Sobanurira ukuntu ugenda ukazana abana b'abakobwa bakabagurisha ku mugabo wanjye Kamasa. Ko birangagiza se nuko ntabyo uzi. Kamasa se? Kamasa nyine hari undi mugabo se wundi ngira. Hirya ntabyo nzi pe. Peter urumva nta makuru ushobora kuma ku byo ndimo numva. Kamasa nta makuru ufite pe. Ariko se ubundi wiri ufuhira umugabo wawe ubundi mbere yuko menyana nawe nta mugore bari bamaze gutandukana. Ugize ngo iki Peter? Utangiye kujya uncyurira. Ntabwo uzi kakanya nagusora ntarapiyaje. Unsohokere mu nzu, inzu zanjye ntabwo zizashoma. Hazajyamo abandi bapanga bagira ikinyabupfura. Gikobwa korera so byiza. Uburwayi bwawe twaragerageje bigenda byanga. Ariko muri kino cyumweru kiri imbere hari aba specialist baziye kuza guturuka Canada bazaza kudufasha muri ibitaro byacu. Ubundi muri Maribo Hospital ndavuga ibitaro byacu tuza tugira ubufatanye n'ibitaro bimwe na bimwe byo muri Canada. Bijya byohereza aba specialist bakaza bakadufasha. Hanyuma rero muri gikobwa buriya ntabwo tutagerageza gukora umwana w'umukobwa mwiza nkawe humura. Hanyuma rero reka mfate ibizamini nakwita ko ari bitoya cyangwa se bya nyuma noneho wa specialist nibaza tuzobwire ugufatikanya lakini reka hariya reka mwereke gatoya reka jaya icyumba mfite hariya hariyo hari igitanda cyo mfite hariya ntabwo navuga uburiri ntabwo ari uburiri hari igitanda kiri hariya ndaza musuzume si twese gikobwa ngahaguruka ujya hariya ndaje musuzume ndaje musuzume reka ze musuzume sha reka ze musuzume reka musuzume sha ndagusuzume Ese mugakomba n'umuramo imyenda. bazadufashe reka musuzume Mugabyihurire bireke rwose bireke n'umubasha n'ibishaka bizanyica.